Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo ujye ugerwaho n'amasomo tubagezaho buri munsi utabanje kuyashakisha. Nk'uko dusanzwe tubigenza rero, tujya dufatanya gukosora ibizamini biba byagiye bikorwa. Uyu munsi rero tugiye gufatanya gukosora ikizamini cyakozwe ku itariki 25 cyakorewe kuri site ya Kayonza. Ubwo kiba cyarakorewe mu karere ka Kayonza. Nk'uko bisanzwe rero, ufata agapapuro n'ikaramu kugira ngo tugendane. Ujye usoma ikibazo, urebe arufabe wahitamo, noneho natwe tugufashe kugikosora tukwereka igisubizo wagakwiye gusubiza. Mbibutsa ko rero iyo utabashije gusobanukirwa neza wenda n'igisubizo twatanze utari kucyumva neza, utwandikira muri komenti, noneho tukabasha kuguha ubusobanuro burushijeho. Hano rero kuri iki kizamini, ikibazo cya mbere bari babajije ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 cyangwa 4 bifite cyangwa bidafite moteri, inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira: A. santimetero 20, B. santimetero 30, C. santimetero 50, D. santimetero 60. Ubwo kuri ka gapapuro urahita wandikaho arufabe uhisemo ukurikije ikibazo uko kibaza, cyangwa se uko wowe ubyumva n'uko wabyize. Hano rero kugira ngo tujye tugendana neza, iyo ukimara kubona ikibazo cyose uri kukibona neza, kuri video ushyiramo pause kugira ngo ubashe gusoma cya kibazo neza unagisubize, noneho wongere uyiplayinge kugira ngo ubone igisubizo twasubije icyo ari cyo. Hano rero igisubizo ni C. Ni ukuvuga ngo imizigo yikorewe n'ibi binyabiziga tumaze kubona, wenda urugero niba igare, wenda dufate urugero igare, ni ukuvuga ngo ryikoreye ibiti, ntabwo washyira kuri rya gare ibiti ubishyireho bitambitse kuko byakuzura umuhanda, ahubwo ubishyiraho mu burebure bw'igare. Ni ukuvuga ngo bya biti bigenda bikajya imbere n'inyuma. Ni ukuvuga ngo rero ibi biti ntibigomba kurenga ku mpera y'inyuma y'igare cyangwa se ku mpera y'imbere ho ibirenze santimetero 50. Ni ukuvuga ngo uramutse ushyizeho ibirenze santimetero 50, ubwo waba watangiye kubangamira uburyo bwo kugenda mu muhanda. Hano rero igisubizo ni C, ni santimetero 50. Bibutse ko kugira ngo dukomezanye tugendane neza, iyo wanyuzwe n'amasomo tuba twaguhaye, uduha like ukatubwira uti rwose ibi bintu biri kumfasha, biri kunyubaka. Ikibazo cya kabiri
iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro, igihe ijuru rikeye, kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: a. metero 100, b. metero 150, c. metero 200, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni b, metero 150. Uvuga ngo ikinyabiziga niba gihagaze ahantu, ukaba wowe uri mu ntera ya metero 150, icyo gihe amatara y'urugendo niyo matara maremare. Iyo akimuritseho uhita ukibona, kubera ko twatugarurarumuri turarabagirana, tugahita dusubiza imirasire iwawe kuri wowe wari woherejeho ya matara, ugahita ubona uti ahangaha hahagaze ikinyabiziga. Tuvuga ngo tugarurarumuri ntabwo twaka, ahubwo two iyo ucanyeho amatara, twatugarurarumuri turarabagirana, wowe ukabasha kutubona. Naho ubusanzwe utugarurarumuri ntabwo twaka, kuko ntabwo tugira uburyo bwo kwaka, ahubwo two turabonerana. Turabonerana. Hano rero igisubizo ni b, ni metero 150. Tuvuga ngo nijoro utu tugarurarumuri iyo turabagirana, iyo uri mu ntera ya metero 150 uba utubona. Ikibazo cya gatatu: icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: a. umweru n'umukara, b. umutuku n'umukara, c. ubururu, d. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Mbibutse ko iyo ikibazo wumva utari kugisobanukirwa neza, utwandikira muri komenti, noneho ukatubaza aho utari kumva, tukagusobanurira ku buryo burushijeho. Hano rero igisubizo ni b, ni b, ni umutuku n'umukara. Nuvuga ngo mu iki cyapa uzabonamo imbere kirimo imodoka y'umutuku n'imodoka y'umukara. Iki cyapa kizaba kiri mu ruziga rufite umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ikirango azaba ari iyi modoka y'umutuku n'imodoka y'umukara. Iki cyapa rero kiba kikubuza kunyuranaho. Hano rero igisubizo ni b, ni umutuku n'umukara. Ikibazo cya kane: icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: a. umukara, b. umweru, c. ubururu, d. umutuku. Hano igisubizo ni b,
Iki cyapa kirangwa n'ubuso bw'ibara ryera. Ubwo igisubizo ni B, ni umweru. Ndibutse ko kubona iyi application yacu ya Traffic Rules, ujya muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, warangiza ukayesitara muri telefone yawe. Ni application igufasha kwiga ku buryo ubona uruhushya rw'agateganyo mu gihe cya vuba cyane rwose, kandi bigufasha kwiga wibereye mu rugo cyangwa se mu kazi kawe bitagusabye kuza kwicara mu ishuri. Hano rero igisubizo ni B. Iki cyapa gifite ubuso bwera. Ikibazo cya gatanu, ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni A, kilometero 50 mu isaha, B, kilometero 40 mu isaha, C, kilometero 30 mu isaha, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero iyo bavuze ngo ahatari mu nsisiro, muri uku kubaza kwerekeye ibyerekeye imivuduko hari igihe bavuga ngo iyo nta mategeko awugabanya. Iyo bakoresheje terime ngo iyo nta mategeko awugabanya, aba ari kimwe no kuvuga ngo ahatari mu nsisiro. Hano rero igisubizo ni A, ni kilometero 50 mu isaha. Ni ukuvuga ngo ahantu hadatuwe hari umuhanda ariko hakaba hadatuwe, velomoteri igendera ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Iyo rero ugaragaje ko wakunze inyigisho zacu, ubitwereka ukoze like rwose, natwe tukarushaho gushyiramo imbaraga mu kubagezaho amasomo ateguye neza. Ikibazo cya gatandatu, ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: A, santimetero 25, B, santimetero 125, C, santimetero 45, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukurikije rero uko wabyize n'uburyo byanditse mu igazeti, ubwo urareba muri izi arufabe urebe iyo uhitamo ihwanye n'igisubizo nyakuri ukurikije uko babajije. Hano rero igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Vuga ngo biriya bisubizo byose baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko twebwe aho baba basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, tuba tugomba no kubabwira igisubizo nyacyo kigomba kuba gihari, kuko uko bakibajije wenda uyu munsi ntabwo ejo ariko bazakibaza. Bashobora kuba bashyizemo cya gisubizo nyirizina kibaho uko cyanditse mu igazeti. Niyo mpamvu rero hano twebwe aho basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, tuba tugomba no kukibabwira. Hano tubyumve neza, hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igisubizo nyakuri ni santimetero 75. Uvuga ngo ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza santimetero 75. Muri biriya bisubizo rero baduhaye nta santimetero 75
zirimo. Niyo mpamvu twasubije ko ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nyirizina igisubizo ni santimetero 75. Ikibazo cya 7. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. Amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese hano bakubajije ngo muri make ni ibihe binyabiziga bigira ibikoresho by'ihoni ryumvikanira ku ntera ya metero 20. Ubwo muri ibi binyabiziga baduhaye urareba igihuje n'icyanditse mu gitabo aba ari cyo uhitamo. Hano rero igisubizo ni B, ni velomoteri. Ni ukuvuga ngo ihoni rya velomoteri ryumvikanira ku ntera ya metero 20. Hano igisubizo ni B, velomoteri. Ikibazo cya 8. Uretse mu mijyi no ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A. Toni 12. B. Toni 16. C. Toni 10. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni A, ni toni 12. Ikibazo cya 9. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A. Metero 1 na santimetero 50. B. Metero 1 na santimetero 75. C. Metero 1 na santimetero 80. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nk'uko bisanzwe rero iyo basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, twewe igisubizo turakibaha. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko igisubizo nyirizina ni metero 1 na santimetero 90. Ni ukuvuga ngo aya matara ndangambere na ndanganyuma uko ashyirwa ku kinyabiziga agomba gushyirwaho ku buryo uvuye ku butaka niba ikinyabiziga gihagaze upimye ukava hasi ku butaka ujya hejuru kuri icyo kinyabiziga. Aya matara ntashobora kujya hejuru ya metero 1 na santimetero 90. Kandi nk'uko twabyize ni ukuvuga ngo nta matara cyangwa utugarurarumuri igice cyayo kimurika gishobora kujya hasi ya santimetero 40. Ni ukuvuga ngo nta tara cyangwa akagarurarumuri bashobora gukora ku buryo
ikinyabiziga gihagaze ugapima uvuye hasi ku butaka ngo upime usange ya matara cyangwa akagarurarumuri biri hasi ya santimetero 40, kuko icyo gihe abandi bayobozi b'ibindi binyabiziga ntabwo baba bayabona. Ubwo yaba ateye ku buryo butagenwe. Rero aya matara ndangambere na ndanganyuma bivuze ko adashobora kujya munsi ya santimetero 40, ariko ntashobora no kujya hejuru cyane ngo arenge muri metero 1 na santimetero 90. Hano rero impamvu twasubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko iyi metero 1 na santimetero 90 mu bisubizo baduhaye guhitamo ntayirimo. Ikibazo cya 10. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande, kimwe n'ubwa remoruki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga: A. metero 1 na santimetero 25. B. santimetero 30. C. santimetero 75. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni B. santimetero 30. Ikibazo cya 11. Iki cyapa kivuga: A. aho imihanda ihurira. B. inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko iki cyapa kiravuga ngo ifungana ry'umuhanda. Ifungana ry'umuhanda. Iki cyapa kiri mu byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ikirango cy'umukara. Ikibazo cya 12. Iyo umuhanda ugabanijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe: A. kugendera mu gisate cy'iburyo. B. kunyuranaho. C. kugendera mu gisate cy'ibumoso. D. ibisubizo byose nibyo. Igisubizo ni C. abujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe twe tugendera iburyo bw'umuhanda. Ubwo rero uramutse ugiye ibumoso waba ubangamiye ibindi binyabiziga mwagombaga kubisikana. Ese kugira ngo umuntu amenye ngo iburyo bw'umuhanda cyangwa ibumoso bw'umuhanda ni hehe abibwirwa n'iki? Ni ukuvuga ngo bitewe n'icyerekezo uri kuganamo
icyerekezo uri kuganamo nicyo kiguha iburyo cyangwa ibumoso bw'umuhanda, kuko ubusanzwe umuhanda ubwawo atari ibinyabiziga biri kuwugendamo cyangwa se abanyamaguru, umuhanda ubwawo ntigwagira iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo ugira iburyo cyangwa ibumoso bitewe n'icyerekezo uri guturukamo cyangwa se icyerekezo uri kuganamo. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo wowe umenye ngo uri iburyo bwawe, uri iburyo bwawe, ni uko uba uri kugenda mu gisate cy'umuhanda ku buryo ukase iburyo waba ugiye ku nkengero z'umuhanda. Kugira ngo umenye ibumoso bwawe ni uko iyo ukase werekeza ibumoso uba uri kwinjira kuri uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Uvuga ngo nusatira uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, ubwo uzaba uri kujya hehe? Ibumoso. Nuwurenga wa murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, uzaba wamaze kujya hehe? Ibumoso bwawe. Nurenga uriya murongo werekana imbibi z'umuhanda, ubwo uzaba wagize gute? Azaba ariho uri hehe? Uri kujya iburyo bwawe, kuko ubwo uzaba uri kurenga umuhanda. Ni ukuvuga ngo rero umuhanda niba ugabanijwemo ibisate bibiri, haba hari igisate cy'ibinyabiziga, wenda reka tubivuge mu mvugo imeze gutya, haba hari igisate wenda kirimo imodoka ziri kuzamuka izindi ziri kumanuka. Icyo gihe muba muri kugira gute? Muba muri kubisikana. Niyo mpamvu niyo batubajije ngo kubisikana bikorerwa he, dusubiza ko bikorerwa iburyo bw'umuhanda. Kubera iki rero bikorerwa iburyo bw'umuhanda? Niba ari ibinyabiziga bibiri bigiye kubisikana, buri kinyabiziga cyose kiba kiri iburyo bwacyo. Kuvuga ngo muzabisikana buri wese ari iburyo bwe. Hano rero kurikije ikibazo bari baduhaye, igisubizo ni C. Umuyobozi abujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso bwe. Ikibazo cya 13. Kunyuranaho mu ikoni A biremewe, B ntibyemewe, C biremewe ukoranye ubwitonzi, D ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo ni B, ntibyemewe. Kuko ni ukuvuga ngo itegeko ryo kunyuranaho riradusaba kuba mbese tureba neza uburyo tugiye kunyura ku kindi kinyabiziga. None hano batubwiye ngo ni mu ikoni. Ese mu ikoni waba ubasha kureba imbere yawe neza? Ntabwo waba ubasha kubona neza imbere yawe, kuko baratubwira ngo umuyobozi ushaka kunyuranaho agomba kwiringira iki? Agomba kwiringira ko igice cy'umuhanda agiye gukoresha kitarimo inkomyi mu ntambwe ndende. Muvuga rero za ntambwe ndende mu ikoni ntabwo zabonekamo, kuko ntabwo uba uri kureba imbere kure cyane imbere yawe. Niyo mpamvu rero hano igisubizo ari B, ntibyemewe. Uvuga ngo ntibyemewe kunyuranaho mu ikoni. Ikibazo cya 14. Gutwara wasinze A biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, B biremewe nijoro, C birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri, D ibi bisubizo byose nibyo. Igisubizo ni C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ndumva abantu twese tubizi neza ko gutwara wasomye ku bisindisha,
warengeje volute zigenwe ko bibujijwe. Birabujijwe rwose gutwara wasinze. Ndumva dufite ingero nyinshi cyangwa se tukaba tubyumva no mu itangazamakuru batubwira ko umuntu wenda yafashwe ikinyabiziga cye kigafatwa kubera ko yari yasomye ku bisindisha. Rero ibi bintu tubyitondere rwose. Gutwara wasinze burya ntabwo ubwonko buba buri gukora neza ku buryo waba ubasha gukontorora umuhanda neza. Hano rero igisubizo ni se. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ikibazo cya 15: ni iki umuyobozi yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ubwo urareba arufabe uri buhitemo. Hano rero igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ni ukuvuga ngo hari umunyeshuri wigeze kumbaza ngo mbese ngo kubera iki ngo atavuza ihoni. Ni ukuvuga ngo hari ahantu batubwira mu igazeti batubwira ngo ku byerekeye amahoni batubwira ngo ni hehe bibujijwe kuvuza amahoni. Ni ukuvuga ngo birabujijwe kuvuza amahoni hafi y'inyamaswa, hafi y'amatungo. Birabujijwe kuvuza ihoni. Kuvugije ihoni waba ahubwo ukanze ya matungo cyangwa se za nyamaswa. Birabujijwe rwose kuvuza ihoni hafi y'inyamaswa no hafi y'amatungo. Niyo mpamvu rero hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya ko za nyamaswa zishobora kugira gute, zishobora kumutambukana. Agomba kugabanya umuvuduko kandi ibi ngibi akabikorana ubwitonzi kugira ngo ataza kubangamira imigendere isanzwe yo mu muhanda. Hano rero igisubizo ni B. Ikibazo cya 16: gutwara uzungazunga mu muhanda. A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni B. Ni bibi igihe cyose. Ni ukuvuga ngo gutwara uri kuzungazunga urumva ko umuhanda uba wawuzuye. Urumva rero niba umuhanda uri kugenda uwuzungazungamo ukoramo zigizagi, urumva ko ibindi binyabiziga biba byamaze kubangamirwa. Uba wamaze kubangamira imigendere yerekeye kugenda mu muhanda. Ubwo rero igihe cyose uri mu nzira nyabagendwa ni bibi kugenda uzungazunga. Niyo mpamvu igisubizo ari B.
ni bibi igihe cyose. Ikibazo cya 17. Iki cyapa gisobanura: A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. B. Akayira k'abanyamaguru. C. Aho abanyamaguru bambukira. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Iyo wakunze rero izi nyigisho tubagezaho, ubitwereka, ugira icyo watubaza muri komenti, cyangwa se ukaduha like utwereka ko unezejwe n'amasomo tubagezaho. Hano rero igisubizo ni A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza bifite ishusho y'ingasire, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ikirango cy'umukara. Kiratubwira ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ariko ibi byapa, umuntu utazi amoko y'ibyapa, biragoye kugira ngo abashe kukivangura muri ibi ngibi, kuko murabona hose bari kutwereka ngo abanyamaguru, abanyamaguru. A ni harimo abanyamaguru, B irimo abanyamaguru, C irimo abanyamaguru. Ibi kandi ubu busobanuro bwose baduhaye muri ibi bisubizo bwose buri mu bwoko bw'ibyapa kandi bwerekeye abanyamaguru. Bivuze ko ugomba kubanza kwiga ibyapa ukamenya amoko yabyo, nko kugira ngo icyapa ugikore ubundi bisaba kubuza ubwoko bw'icyo cyapa, ukareba ukavuga ngo ese iki cyapa bampaye kiri mu buhe bwoko. Icyo gihe niho ubasha kubisobanukirwa neza. Hari uwabibona gutya rero agahita avuga ati ubwo uwapfa gusubiza imwe muri iyi alufabe yaba yagikoze. Oya, iki cyapa rwose kiratubwira ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyi B rero itubwira ngo akayira k'abanyamaguru. Iki ngiki kiri mu byapa ndanga, ni nimero E11, kiri mu byapa ndanga, kiratubwira ngo akayira k'abanyamaguru. Nimureba mu igazeti mu bwoko bw'ibyapa, uzarebe ku byapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora, ni nimero E11, kitubwira ngo akayira k'abanyamaguru. Noneho iyi C batubwira ngo aho abanyamaguru bambukira. Muzarebe mu byapa, kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere, ni nimero A10. A10 niho batubwira ngo aho abanyamaguru bambukira. Ibi byose biratwereka iki? Biratwereka ko ari iki? Ari aho abanyamaguru bagenewe. Ariko iki cyapa baduhaye kiratubwira ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ubwo bivuze ko iyo uri kugenda n'amaguru uba utemerewe kugira gute? Kuhanyura. Hano rero tubashe gusobanukirwa neza ibi byapa no kubasha kubihitamo. Ubaye udasobanukiwe neza watwandikira muri komenti tukagusobanurira ku buryo burushijeho, ariko ndumva bigerageje gusobanuka kugira ngo tutaza kubyitiranya izi alufabe, tutazitiranya. Igisubizo hano ni A. Ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kiratubwira ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire wagira? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. B.
umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. Se, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza agomba gutegereza. D, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutanga inzira ayiha umumotari. Aha rero biragusaba kuba warize uburyo gutanga inzira, ese guhindura icyerekezo no kuva mu muhanda ujya mu wundi. Aha nicyo bigusaba kuba ayo masomo warayasomye neza. Muri kubona rero iyo shusho hari kariya karanga cyerekezo gatukura katwereka imodoka, ubwo niwe muyobozi w'ikinyabiziga, hakatwerekana kariya karanga cyerekezo k'umuhondo kerekana motari. Ariko utu turanga cyerekezo ntituze kudufata nkaho ari ibimenyetso bimurika, oya, ahubwo bayerekanaga ibyerekezo ari motari ari bwerekezemo n'uyu muyobozi w'ikinyabiziga w'imodoka aho yerekeza. Ubwo rero ukurikije ubushishozi bwawe n'amasomo wize, ubwo urahitamo. Igisubizo ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Impamvu agomba gukomeza ni iyihe rero? Ni ukuvuga ngo murabona uriya mumotari ari kuva mu muhanda muto yinjira mu munini, kandi ukurikije kariya karanga cyerekezo kari kutwereka ko agiye guhindura icyerekezo. Agiye guhindura icyerekezo. Ni ukuvuga ngo itegeko rero ryerekeye guhindura icyerekezo ritubwira ngo iki? Baratubwira ngo umuyobozi ushaka guhindura icyerekezo agomba kureka ibinyabiziga, abanyamaguru bari mu cyerekezo ashaka kuganamo bakabanza bagatambuka. Noneho bakongera bakatubwira ngo umuyobozi uva mu muhanda muto yinjira mu munini agomba gukora iki? Agomba kureka ibinyabiziga n'abanyamaguru bigenda muri uwo muhanda agiye kwinjiramo bikabanza bigatambuka. Aha rero niyo mpamvu uyu muyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza, kuko niba muri kubona iyi shusho neza, uriya mumotari ari kuva mu muhanda muto yinjira mu munini, uyu muyobozi w'ikinyabiziga ari mu muhanda munini kandi ntabwo ashaka guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu rero umuyobozi w'ikinyabiziga we agomba kugira gute? Agomba gukomeza. Ahubwo uriya mumotari niwe buriya muri ariya masangano yabonye icyapa kimubwira ko agomba kugira gute? Agomba gutanga inzira, cyangwa se agomba guhagarara akanya gato agatanga inzira. Hano rero igisubizo ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Rero iyo utabashije wenda kunyurwa n'ubusobanuro dutanze, icyo gihe utwandikira hasi muri komenti ukatubwira uti wenda kuri iki kibazo nimero iyi n'iyi ntabwo nasobanukiwe neza, tukabasha kuguha ubusobanuro burushijeho. Ikibazo cya 19, utureba nyuma dukoreshwa A, kwireba, B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma, C, kureba abicaye inyuma, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Ni ukuvuga ngo tureba nyuma
dukoreshwa kugira ngo ugenzure, kugira ngo urebe inyuma yawe. Urebe ibinyabiziga cyangwa se ibiri kugendera mu muhanda inyuma yawe. Vuga ngo utureba nyuma nizo twita retroviseur. Retroviseur niko twita akareba nyuma. Vuga ngo hari ikibazo rero batubaza ngo ikinyabiziga kigomba kugira utureba nyuma tungahe? Igisubizo ni nibura kamwe. Gashyirwa he rero? Gashyirwa ibumoso bw'ikinyabiziga. Impamvu rero ko kareba nyuma gashyirwa ibumoso bw'ikinyabiziga, ni uvuga ngo akareba nyuma kari ibumoso niko kaba kareba inyuma yawe mu muhanda. Niyo mpamvu gashyirwa ibumoso. Kuko gashyizwe iburyo waba uri kureba ibiri ku nkengero, y'umuhanda. Ubwo ntiwaba uri kureba mu muhanda neza. Niyo mpamvu gashyirwa hehe? Ibumoso. Hano rero igisubizo ni B. Ako kareba nyuma kagomba kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Ikibazo cya 20. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya A. Metero 100, B. Metero 200, C. Metero 150, D. Metero 250. Igisubizo ni C. Agaragarira mu ntera ya metero 150. Urebe rero muri iki kizamini, urebe ngo iki kizamini ari wowe bagihaye, ese wagiramo amanota angahe? Iyi ni traffic rules, amategeko y'umuhanda. Mukomeze kugubwa neza, mukomeze kudukurikira, mutwandikira no muri komenti amasomo wenda mwumva tutarakora, wenda twayakoraho iyo video nayo tukayibaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.